Muraho neza nshuti zanjye, ndabasuje kandi mbifurije amahoro. Murakoze kuba mugiye kunkurikirana kuri iyi video, kandi irabamenyesha ibintu by'ubwenge bijyanye n'umuco wacu no kumenya uburyo ibice bimwe na bimwe byo mu gihugu cyacu biteye. Uyu munsi ndabaganiriza ku gace gafite amateka akomeye, umuco wihariye kandi gafite n'iterambere ryihuse cyane muri Kigali. Aha ni mu karere ka Gasabo. Gasabo ni akarere katagira gusa amazu meza cyangwa imihanda myiza, ahubwo ni isoko y'amateka y'igihugu cyacu. Reka tugendane mu rugendo rwo kumenya byinshi kuri Gasabo, tumenye uko yavutse, ibyiza Gasabo ifite n'impamvu ifatwa nk'umutima w'u Rwanda rwa none. Gasabo ni kamwe mu turere tugize umujyi wa Kigali, ariko izina Gasabo rifite amateka akomeye cyane. Hari inkuru ivuga ko Gihanga Ngoma Ijana washinze ubwami bw'u Rwanda yatuye mu gace kitwa Gasabo, ari naho havuye izina u Rwanda rwa Gasabo. Bivuga ko muri iki gice haturutse icyicaro cy'ubutegetsi bw'abami b'u Rwanda, bityo bikaba cyarabaye igicumbi cy'amateka y'igihugu. Gasabo kandi bivuga ko ryakomotse ku ijambo gusaba, kuko abantu benshi baba bamenywaga no gusaba inama, gukemura amakimbirane no kwitanga. Mu myaka ya kera, Gasabo yari igice cyiganjemo imisozi n'ibibaya byari birumbuye kandi bibereye ubuhinzi n'ubworozi. Hariho ibigabiro by'ubwami, aho abami n'ibikomangoma bakundaga kuza kuruhukira no gucira imanza. Mu gihe cy'ubwami, Gasabo yabaye igicumbi cy'imiyoborere n'umuco. Niho haturukaga amabwiriza n'amategeko y'ubwami agera mu bindi bice by'igihugu. Ubusitani n'ibiraro by'abami byari biri muri ako gace, hamwe n'ahantu habaga ibirori n'imihango yo guterekera. Abami baje gusura Gasabo kenshi kubera ubwiza bwaho n'ubworoherane bw'abantu bahatuye, kandi hamwe mu hantu byavugwaga ko haba imiryango ikomeye cyane yagiye igira uruhare mu buyobozi n'amateka y'igihugu. Uyu munsi Gasabo igizwe n'imirenge 15 irimo Kacyiru, Kimironko, Remera, Rusororo, Gisozi, Nduba, Bumbogo, Gatsata, Jabana, Jari, Kimihurura, Kinyinya, Ndera, Rutunga, Gikomero. Urebye neza buri murenge Gasabo ugaragaza uburyo u Rwanda rwateye imbere, ariko rugakomeza gusigasira umuco n'amateka. Gasabo ni kamwe mu turere dufite ibikorwa remezo bigezweho mu Rwanda. Imihanda ya kaburimbo ihuza imirenge yose, amahoteli agezweho, amasoko, inzu z'ubucuruzi, ibigo bikomeye bya leta n'ibyigenga, Kigali Arena, kimwe mu byumba binini by'imikino n'ibitaramo muri Afurika y'Iburasirazuba, Stade Amahoro ivuguruye ijyanye n'igihe, amasoko nk'isoko rya Kimironko rizwiho kugira ibintu byinshi bitandukanye kandi bihendutse. Abaturage ba Gasabo nabo bagenda bafashwa mu buryo butandukanye. Hariho gahunda zo guteza imbere imibereho myiza, kwigisha urubyiruko no gufasha abatishoboye kubona akazi. Gasabo iracyafite umwimerere mu muco.
hariho amatorero y'imbyino gakondo, ibikorwa byo kwibuka amateka n'ahantu nyaburanga henshi. Urwibutso rwa Jenoside ku Gisozi ni ahantu hafasha abantu kwibuka, kwiyubaka no gusobanukirwa amateka. Hari ibirori bikomeye bihuza abantu b'ingeri zose. Abaturage bazwiho kugira urugwiro, isuku n'umutekano. Ibi byose bituma Gasabo iba kimwe mu byerekezo bikomeye byo gusura mu mujyi wa Kigali. Mu gusoza, Gasabo ni akarere kadasanzwe. Ni isoko y'amateka, umuco, iterambere n'ubwiza bw'u Rwanda. Ni ahantu twiga amateka, tukibona mu isura y'aho u Rwanda rwavuye n'aho rugana. Murakoze cyane mwese mwakurikiranye video kugeza ku musozo. Ntimuzibagirwe gusiga like, gukora subscribe no gusangiza n'abandi kugira ngo n'abandi bamenye byinshi kuri Gasabo. Murakoze cyane kandi Imana